Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana hano gatanu kuri gatanu makuru yacu abagiye agezweho, n'amakuru menshi kandi yihutirwa maginga ya ngaya. Rero ngiye kuba ngenda ngarukaho cyane cyane hano mu ikipe ya Rayon Sport. Muri Rayon Sport rero navuga ko ni inkuru nziza ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ni inkuru nziza ku bafana b'ikipe ya Rayon Sport, dore ko mu myitozo k'uyu munsi haje kuba hagenda hagaragara abandi bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bashyashya cyane cyane. Navuga ko ariho ikipe ya Rayon Sport rwose ije kuba igenda yemereza abantu. Ni Rayon Sport rero ntatinya no kugenda mvuga yuko iyi Rayon Sport itunguye abantu bose muri rusange nyuma yo kugenda isinyisha ibi bikurankota. Ni ibikurankota byagaragaye hano mu Nzove nyuma yo gutereka umukono ku masezerano. Ubwo harimo umunyezama Kwizera Olivier, wabonaga abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rwose bari baje kumwakira ari benshi, ugakubitiraho undi musore waje ko bagenda asinya uzafasha ikipe ya Rayon Sport mu buryo bw'inyuma. Uyu musore akaba yitwa Yannick Bangalaya, akaba yasinye muri Rayon Sport igihe cy'amezi 6. ni umugabo navuga ko w'umuhanga uje gufasha ikipe ya Rayon Sport kuri gatatu, kuko ni uruhande rwo kuri gatatu rwose rwagendaga rugaragara ko rufite ikibazo, kuko kuva uyu musore Presse yakinjira muri Rayon Sport ntabwo yakonvetsa abareyo, ugahita ukubitiraho n'uwo cyangwa se n'uyuganijuru Eri ukunze kuba agenda adahozaho. Rero ibi bikaba bimwe bituma abantu benshi bakomeza ko bagenda bibaza ku bya Rayon Sport. So Rayon Sport rero kuba izanye uyu musore Yannick Bangara, navuga ko ari shuwa ikoze ndende kandi ni shuwa izatanga igisobanuro gikomeye cyane hano mu ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane kuri uruhande rw'inyuma, cyane cyane mu kugarira. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Rayon Sport yabonaga ko irwaye mu izama, bakaba baje kuba bagenda basinyisha umusore bita Kwizera Olivier, wamaze nawe kuba agenda atereka umukono ku masezerano nk'uko mugenda mubibona. Ari nako ikipe ya Rayon Sport nyine yaje guhita isinyisha uyu Yannick Bangara. Yannick Bangara rero ni umusore uje kuba agenda asinya hano mu ikipe ya Rayon Sport, akaba azaza yinjiza cyangwa se ahembwa amafaranga ajyanye $1,300 cy'idolari. Urumva ko mu mezi 6 rwose ntago ari amafaranga menshi, ariko bakaba bamuhaye signing on fee ya miliyoni zigera kuri 6,500 nk'uko amakuru angeraho agenda abitangaza. So navuga ko ari deal ikomeye cyane ikipe ya Rayon Sport yaje kuba igenda ikora, ndetse ikaba na deal ikomeye cyane ikipe ya Rayon Sport rwose navuga ko imaze kugenda ikora. Ubu igisigaye ni ukuvuga ngo se ikipe ya Rayon Sport iraza kuba agenda yongeramo umwataka, cyangwa se kuri kabiri hoho irahateganyiriza iki. Mwibutse ko ni ikipe ya Rayon Sport twabaraga tukavuga ati byanze bikunze izinjizamo abakinnyi bagera kuri 5 cyangwa se 6, kuko mwizama ifite ikibazo. Navuga ko yamaze kugikemura isinyisha umusore bita Kwizera Olivier, ugakubitira kuri gatatu umusore Presse ndetse n'uyu musore Ganijuru Eri, byari byaranze rwose. Aba ni abasore baje kuba bagenda banagaragara mu myitozo, wabonaga ko bafite morale. Imyitozo abareyo bose benshi bari babashije kuba bagenda berekezamo, bigaragarira uwo ari we wese ko ikipe ya Rayon Sport mu kwezi kwa mbere itavangiwe n'izi mvune yagenda yitwara neza. Ikibazo gisigaye muri Rayon Sport ni ikibazo kijyanye na Fonganye cyangwa se n'umwataka uraza kuba afatanya na Yves, uyu musore wavuye muri Rutsiro. Ubona ko ikipe ya Rayon Sport ikiri gushakisha ibyo ari byo byose cyangwa se uburyo ubwo ari bwo bwose yabasha kuba igenda ikoresha kugira ngo uyu musore bita Fonganye abe yakina amezi 6 asigaye.
ni mu gihe nubwo ibi ngibi bikomeje kuba bigenda biba, uyu musore Nitafunganye akomeje kuba agenda atererana ikipe ya Rayon Sport, nyuma y'uko uyu musore rwose ari kugenda ashinjwaho ko yaba ari mu mugambi wo kugumura cyangwa se wo kwigumura kugira ngo ikipe ya Rayon Sport rwose babe basesa amasezerano cyangwa se abe yamara amezi 6 ashigaje ku masezerano yiwe adakinye. Uyu ni umusore wari umaze hafi amezi agera mu 9 yose yaravunitse adakina, nyuma yo kugaruka akaba yaragiye agaragaza uburwayi budasanzwe. So navuga ko rero ni byinshi hano muri Rayon Sport biraza kuba bigenda bikemuka mu gihe uyu musore bita Funganye yabasha kuba agenda agera hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ni umusore n'ubundi umutoza Bruno Ferri yamaze kuba agenda amenyesha yuko agomba kuba yagenda agaruka muri Rayon Sport. Yes, dire Dani ni inkuru nziza ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, abo bava bakagera hose, yaba mwe muri mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Ikipe ya Rayon Sport bidasubirwaho ikaba imaze kuba igenda isinyisha umukinnyi ukomeye cyane, umwe mu bakinnyi baje kuba bagenda bajya bayifasha mu buryo bwo mwizama. So navuga ni ikipe ya Rayon Sport rero ibonye igisubizo kirambye kuri uyu musore bita Kwizera Olivier. Uyu ni umusore waciye mu ikipe ya Rayon Sport mu minsi yashize, aza kugenda ayivamo ubwo ikipe ya Rayon Sport yayoborwaga na Sadat muribuka ya championnat yo muri Covid. Uyu Kwizera Olivier yari ari hano mu ikipe ya Rayon Sport. Maginga yangaya rero Kwizera Olivier nyuma yuko avuye mu ikipe ya Rayon Sport akerekeza hanze y'igihugu, bikaza kuba bigenda byanga, dore ko undi mwaka cyangwa se mu mezi 6 ashize nta kipe yari afite uyu Kwizera Olivier, bikaza kuba bigenda yigarukira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Numwe mu basore bitwaye neza muri Esperance Tournament ryarushanwa riba rya hano muri pre-season, ngira ngo abantu baribuka ko yagendaga atwara n'ibihembo. Uyu mugabo yaje kuba agenda avugwa ni ikipe ya Rayon Sport, ariko bije kugenda birangira uyu mugabo ateretse umukono ku masezerano hano mu ikipe ya Rayon Sport. Kuri bonane rero ikipe ya Rayon Sport ikaba ije kuba igenda itanga bonane. Uyu ni umusore ndaze kuba ngenda ngarukaho, ese yemeye iki? Ikipe ya Rayon Sport imwemereye iki? Ese azaza ahembwa amafaranga angahe hano mu ikipe ya Rayon Sport? Byumvikane yuko ikibazo cyose rwose cy'umunyezamano mu ikipe ya Rayon Sport, navuga ko uyu musore mu gihe ativangiwe na bya bintu byiwe, dore ko nawe discipline yiwe hari igihe igimukoroga, navuga ko ikipe ya Rayon Sport ikoze signing shyashya. Byose ndaza kuba nyina bigaruka hano muri iki kiganiro cyacu tugiye kugenda tubanamo 5 kuri 5. Ni Kwizera Olivier rero umaze gutereka umukono ku masezerano hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ntabwo ari uyu wenyine, ikipe ya Rayon Sport iragera ku munsi wo kuwa 5 yakrozinze icyitwa kugura abakinnyi. Ubwo ngubwo nibyo twiteze kuba tuza kuba tugenda tureba muri iri joro, mu winga ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda rwose, nawe akaza kuba yagenda atereka umukono ku masezerano mu gihe nta gihindutse. So turaza kuba tugaruka hano mu ikipe ya APR rero. APR nayo abayobozi bayo bayobowe imbere na Afande Mubaraka Muganga bamaze kuba bagenda basangira iminsi mikuru ndetse n'ikipe yose muri rusange, yaba abakinnyi yaba staff n'abafana, dore ko bari bahari, ndetse baje no kuba bagenda batanga ubutumwa bwiza ku bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'umutoza yaje kuba agenda atangaza amagambo akomeye cyane tugiye kuba tugenda turi buze kuba tugenda tugarukaho. Nyaboneka ariko reka ngusabe nimba ubwa mbere ugeze hano utarakanda subscribe, reba hano handitse ijambo subscribe urikandeho, ubundi tujye tubana hano 5 kuri 5 makuru yacu abagiye agezweho, dore ko amakuru menshi cyane yaba abari kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa no kugomeza ukagenda ubana natwe. So yari ikipe ya Rayon Sport yazaga kuba igenda itanga bonane ku bakunzi bayo. So
umusore bita Kwizera Olivier, nyuma y'uko baje kuba bagenda bagerageza kuvugana nawe, rimwe bikaza kuba bigenda bikunda bakabonana, ariko bikaza kuba bigenda birangira nta kibiganiro bije kuba bigenda bigeraho. Uyu Kwizera Olivier magingo aya ngaya bije kugenda birangira uyu musore asinyiye ikipe ya Rayon Sport, nk'uko amakuru atugeraho 5/5 agenda abyemeza. Ni umusore wamaze gutereka umukono ku masezerano hano mu ikipe ya Rayon Sport, ahazaza ahembwa amafaranga ibihumbi 2,000 by'idolari. Ngira ngo ni amafaranga atari makeya cyane, ubwo ni miliyoni 3. So ikipe ya Rayon Sport ntago izaza nta mafaranga yigize imuha ya extraction cyangwa se icyo bita recruitment, ahubwo ikipe ya Rayon Sport ikaba imwemereye umushahara wa miliyoni zigera kuri 2 mu gihe asinye. Uyu musore akaba yemeye gusinya amezi 6 hano mu ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwagiye bubigarukaho buvuga ati nta bushobozi buhagije buhari, kandi twe twaje gutegura, ntago turi mu bantu bazatinda hano mu ikipe ya Rayon Sport. Bityo rero twebwe icyo turaje ishinga ni ukuza tugatanga umusanzu hano mu ikipe ya Rayon Sport, tugashyira ibintu ku murongo. Komite izaza niyo izabasha kubigenda yorganiza ibintu ibishyira ku murongo. Byumvikane yuko nyaboneka hano mu ikipe ya Rayon Sport nta gihindutse. Uyu musore rwose araza ko bagenda afatanya na bagenzi biwe barimo Nduwimana Frank, umusore w'umurundi ukina ikipe ya Gorilla, nawe bishobora kuza kuba bigenda abirangira muri iri joro agasinya hano mu ikipe ya Rayon Sport, kubera ko nawe ikipe ya Rayon Sport iri kugenda imwoga runono. So byumvikane yuko nyaboneka ikipe ya Rayon Sport yatangiye kugenda yerekana ibimenyetso. Nimba isinyishije umusore bita Kwizera Olivier mwizama, igasinyisha nka nomero 6 ukomeye cyane uyu Kitoko Likao Faustin, ni ikimenyetso cyangwa se ni sinye zikomeye cyane ku ikipe ya Rayon Sport yuko mu kwezi kwa mbere noneho iraza kubigenda itanga challenge, kandi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rwose bakaza kuba bagenda bishimira ibi bihe byiza ikipe ya Rayon Sport iri kugenda ibaharika. Twizere yuko nyaboneka turaza kuba tugenda tubibona umunsi kundi hano mu ikipe ya Rayon Sport. Mvuye muri Rayon Sport kandi reka nerekeze mu ikipe ya APR. Muri APR FC naho ni byinshi bikomeje kuba bigenda bivugwa. Ahangaha ni ikipe ya APR, abayobozi bayo bayobowe imbere na Afande Mubaraka Muganga, bari baje kuba bagenda bahura n'abakinnyi bagenda baganira. So mu byo baganiriyeho rero kwari kwicara bakareba intego bihaye umwaka utaha nimba barazigezeho umwaka ushize, ndetse bakaniha n'intego z'umwaka tugiye kugenda twinjiramo. Abasore nk'aba Mamadusi bari bahari, abasore b'ikipe ya APR FC bari bahari, ndetse no ku ruhande rwa fan club bakaba bari bahari ba Rujugiro, ba Marayika